imihanda ni gute umusani nk'uriya abanyarwanda bari bamaze guha agatebe ngo yicazwe akaba atangiye kugavuna ubugurumane ega biriya nubwo bishobora kuba ari umuntu wabisohoye for accident ariko niwe wabyifashe abishaka wenda ikibi nuko byagiye hanze man ntago babikuye ari we ari gusebya famille ari nuramu baby nawe ari ibyo byo kuvuga ngo wenda ngo kurega kana kabishize hanze rega ntago umuntu yashyira hanze ibintu bidahari ahubwo umutima we nitekereza avuga se ibi bintu mba nifata birakwiye niba yaragiye kurega byanga bikundo nyine yari yabikoze ahubwo hari abaraperi bafite ubunebwe bazimye kandi ngo naba regent tubafite mu mitima ngo naba regent ariko kubikorwa barazimye upcoming ari kugukubita kwita boro kabisuka akavuga ati munigi ikamutera ihahamuka akavuga ati nta nubwo nzasubira muri studio ariko burange naje kureba oya benshi harya wundi worora inkoko yitwa Amaji the brother Amaji nese man ubona bimeze bitari iki cyamutegura ku umuziki wabateye ubwoba uyu munsi turi gukora bagize ubwoba na strategy bariyirukanye rero ariko njewe buriya uyo mbitekereje ntago twakabaye tubabura man bara n'abantu badufashe kugira ngo ibintu tubibone tubimenye sibyo turabakumbuye bro bakore music ibavuye na kera wajya gubona ukuntu bakoraga staff gang oya benshi barabuze abantu twabuze use kapiro pare ari mu bikoni yo man G amwita Asha Green long time bro twari tuburanye umuhungu wanjye ariko nta kintu uri gukora wallahi ni off stranger back again kuri Big Town yeah dupfa umutima ushaka gusubiza famille usize ubukode mu bihano ruhinja rukarira yapfuye ngaruyibasha imuhira abuba bari imitungo urukundo ko babye narwo bakigira umugambi mfite nyepfe nduhira gufasha pipo ndashimba sabira imbyo ku mwana umupfubikana igihe watewe udashaka guhunika mu mibereho no guturira ndakuriza indane gusunikwa mu nzu ziromba indota ngigira ubuzima bwanye natazema gakiza faka ghost unera nk'isiya face to face uje nagwishiga niyo nambara ndwanye bitaboneka ndimo gusenga nibwo mbitoneka faino ayihora ishiga komezanye ubutumwa kitabwe butabire meditaise maze mubaze tico page yahanitse ska yo ni Wolf Stranger ngaba mazi iminsi ndi gukora kuri album yanjye yitwa Orphan ubu ngubu hashize amezi agera muri 2 isohotse na album yanwaye igihe na album nateguye ndavuga ati ngomba kwiha abanyarwanda muri rusange kuba kunzi b'injyana z'amadrill nizo njyana zacu turi gukora ubu ngubu ziri mu mavuta zimeze fresh abansaba abanyarwanda bose ko basura YouTube channel yanjye Wolf Stranger bakaba bakumva iyo album bakumva n'izindi ndirimbo cyashya ndi kugenda nsora every day ndumva bo birimo cyane ariko shaje no umutekano ugomba kubikora fresh gahunda ubu nisi nabyaye gengira mbaza ngo niki kibaye mugore yashatse mu myaka 10 yaje gusanga ngo yarabyaye gihugu kitagira isugi nta numwe wo gucira bugufi ubuzima bwo buri mukaga kubaho bisaba kwigira inzanga kugira ngo ubeho biragusaba ngo utange amagara mu gihe twe tuba turi ku mihanda dutigitadara have wisara mu gihe wewe utarica n'inzara gufite byinshi byo guhangana nabyo amapeti na yavanye gako ngwanira rasha singwanira nato urebye twarambiwe gahato ni wa muhungu wanyu Asha Green nanjye umuntu ari mbafitiye song yanjye cyashya yitwa gute wallahi mwajya kuri YouTube mukareba Asha Green mfite boro nyinshi ndi gukora byatandi gupanga album muri iyi minsi gute gute wallahi asubwo gute iyo ndirimbo ufite ibiboro hanze sinawe gishasha bro gute subwo wari kuvuga kuri ibi story wallahi ishumi yanjye byinshi ko nawe ukuntu nyine ubona sibyo uba wibaza ni gute nyine ibintu biri kuba ku mihanda wallahi ukavuga ati biri kugenda gute byabaye isosi supu twebwe abanzi turi kwandika urabizi ugira inspiration ukavuga uti ndi kufocusinga kuri iki kintu nyine ukahita wumva ukibaza ni gute
ni gute wachaze wallahi yeah nibyo napindi niga zirawuhena urata inzobe bagufiningiza kuri nigukozwe mvabusega kuri kesh tundira mu rugega sindibagiyeho mitwaburanye guma incinege tutaruhanye umiziki yanjye wamaganye ngarukanya amakari ngo nkwanzikane green home bahe inini nwa kuri dread brace ni wahirika tishe byo mwanzi ni wahunika kurya imyaka uri stress ni wahimira kirijana kandi ngufu mu kuzimye mara wiswe kimara aciye ingaba byimba itamani wambyigana gufa duzwa nitwabyigana tenke magari sinabigotwa by the dream sinaviora mirabunguri ni wagishoro pisas umuntu twe tuvuruganya nigira peza urutozo of course rutoshe no pose ni wanderana mfite majagu burima na nyina munsi y'urutanze ndahabagara muzishaza piga inyama muri twese nitwakoze twahirana mfite kumira ibihi ipafu mu gifarizero nitwaruhana yeah chaze bro yeah ni freestyle nk'ibisanzwe buri munsi tuba dukora mu gikoni cyacu cyo kwande dufitemo ibintu byinshi tuba turi twe turi gukanda boro zirenze wallahi gukora boro zirenze kwana no beat Wolf Stranger ni Dubai mu gatsata imihanda twavunikiye yuzuye mu butinganyi muri hudu bose n'abakora genda gake umutima utahasigara wanjye numwe mu gicuku ncomekera isi warazaga nka bomora kuri ubusinga ukumbura no time to lose urebye ntago mbyibuka twakuriye mu buzima isi dakeka twari dutegereje ko wenda isheni icika chaze bro ufite amakari ino minsi ariko mani twe turi gutegura ibintu bya danje kabisa ari ibistory ndi kugenda mbona street abantu benshi cyane bari kugenda batokinga about wabonye ngo yamano bro bani babarira umbwire ni inzozi nagize cyane ibi video wabonye byiwe byari ibintu njya nibaza ubundi nkibaza niba byabaye ase no kwica industry man nugu uhiga content birani biki bro sinzi niba ari ibintu byapfuye arabanzi bo muri iyi minsi sinzi byabo bari kudukinira uduporono man bari kudukinira udupigisi cyangwa ni content yabonye oya arono gusa ngiye nabibonye amawushuka mbona bya ahantu hose byahageze ngo muhungu ngibiki nibiki mu buriri bro nje bira ari ikintu bizoma mba ndi kwibaza niba bira bintu kuko nyine nabonye imihanda ni gute umusani nk'uriya abanyarwanda bari bamaze guha agatebe ngo yicazwe akaba atangiye kugavuna ubugurumane babarira undi kwibaza buriya nawe umupapa nyine umupapa gute se nira background umwana uzabibona bizagenda nyine think about it na buriya sari kwespirande bro nawe ikintu navuga cyo nubundi umusani nk'uriya ajya gukora birayi bora ameze nkaho wagira ngo niba yari kubipanga niba wenda yarabikoraga nko kwishi akasundi ariko n'umugore we sha ndikumva ngo ni umugore we afite umugore afite umuryango sha sembeza wasanga ari n'akabibi karaho ngaho yiko nese ko nabya nese yakoze ubukwe y'amana ntabwo yakoze ntabwo mbizi kabisa nyine no man uko mbitekereza ntabwo bira ibintu byari bikwiye kabisa man ubundi industry game muri hip hop ntabwo mbizi birabe ariko wanzere yayi bro aya ni video brasier man je nibone yo mutwe mbona mbona ibintu byose seuraniye oya ariko ntago ariyo kuko ese niba umuhungu ari gufata page cyase akaba ari kuvuga ngo yagiye kurega umuntu wabisohoye yagiye kumurega akaba bivuga ko yageze muri zariba ari gutanga ikibazo cyo umuntu wamusohoreye ibintu ntago ari man nyine ni video we bro babanze bafungwa we yarayifashe ahubwo biza kumutungura abonye yageze hanze oya ntago umunyarwanda akaba yifata video ari muri birabira man yabaye content YouTube yose bandi bose ndi kureba nkumirwa man reba zira video ako man ziri shameless ntago birabintu babyumvikana man reka twese turabasani man ari ukuntu nshobora guhamagara baby wanyu nkubwira ati baby nsura ase man rega birabi boro byo kwifata ama video ubundi uko byagenda kose man video birangira igiye hanze man wowe gushyira video muri phone yawe wumva ngira secure man birangira utamenye uko bijye ukayibona hanze none boro nka birabi bimeze nk'ibintuze man oya bira nago bikwiye man ikintu navuga cyo yamana aje gusenga yaje mu rusengero kabisa asaba imbabazi nago imana yamwumva byagenze gutyo imana nago yabyemera bira nago yabyemera
ushatse kuvuga se ko yawe ntago Imana yabyo oya gihe kintu numva nka ya mpano ashobora kujya mu kiganiro agasaba aba people imbabazi akavuga ati rero abantu banje ukuntu byagenze nashidutse bigenze gutya akajya no mu rusengero agahabwa penitensi none se reba ari kuri abizu zishaka birakaze ku muhanda birakaze ako bari babarira umbwiza ukuri kw'Imana oya birakaze wadaye sha happy kabisa bro happy kintu navuga cyo ewana yasenja n'imboga bro afu narya imboga urabeze ariko niko igomba njye inama nagira umusani kabisa ewana nafata agasonga bugari kabisa azinga utuguru yicaremo kabisa ewana man ikintu navuga cyo asaba imbabazi man ega biriya nubwo bishobora kuba ari umuntu wabisohoye for accident ariko niwe wabyifashe abishaka wenda ikibi nuko byagiye hanze man ntago biba bikwiye ari we ari gusebya famille ari nuramu baby nawe ari twebwe nk'abanze hari uburyo bari kutwangiriza izina bro kura nyine kwita ubona umuntu mwari mwasize nk'ari we muntu uri hejuru nyine mwari muri kuvuga ati muri no minsi niwe muntu uri kudukorera imiziki dushaka akabona soye shit nka ziriya Nihande tuvuga ahita sebya abartist bose muri rusange ngo bose ni kuri abameze. Nibya bindi bankubwira. Ugasanga nyine habaye nk'ikintu runaka mani nka ministeri runaka windi giye nko kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa ibintu bibi. Izazana umuntu nkuri mushyira imbere ivuga ati weho gira ikintu ubwira abanyarwanda bro. Asaza babwira iki? Ariko yangiza umuco mwana. Nyine nicyo azavuga. Ibyo nago biba bikwiye kabisa. Tereka nabagiye kwifotoza. Asaba imbabazi abanyarwanda abafana basaba imbabazi kuko birani yabigize mu ruhare bro. Kuko uyu mujeni y'amano nago na jaruzi cyangwa se ibindi bintu byo kumuvuga nabi ni ibintu byatugezemo twese bigenda bitambuka nibi video twabonye tutanashakaga kubona ukajya ubibona for accident ikintu twavuga cyo y'amano ni yicare kabisa ewana we akora ikiganiro asaba imbabazi aba people asaba imbabazi kabisa ibyo byo kuvuga ngo wenda ngo kurega kana kabishize hanze rega nago umuntu yashyira hanze ibintu bidahari ahubwo umutima we nitekereza avuga se ibi bintu mba nifata birakwiye niba yaragiye kurega ibyanga bikundo nyine yari yabikoze ahubwo kanyo we kanyo kubusigo happy bro happy kabisa ahubwo bibi bigenzure neza no wabikoza afungwe kuko nako bamuhane bamujyane muri bro reka tuve kuri y'amano twigarukire kuri industry nyarwanda hip hop rero iyo ndi kwandika umuziki wanje mfite ibintu ngenderaho iyo atari life yanjye ndi kuririmbaho mu buzima bwite ryemba ndi kuvuga ku y'abandi ndi kubona muri iyo minsi cyase uburyo kuwiga ibiceri byabaye bisazi ubyo kuvuga ati se noneho no munsi ndakuraho umufungo hehe abakire b'ubu ngubu urasinzira bagukimbiza niyo mpamvu abaraperi turirimba life iri kuba haso life rero turirimbaho ntabwo tugendera ngo ubundi magambo cy'ubundi twebwe turi nk'intumwa ubundi twebwe turi intumwa kuko tuvuga ibintu turi kubona bro tugahereza abantu nyine ku buryo uririmba ikintu umuntu akakibona akakisanga base umuntu musane bora baririmba n'ibiki mana umwana uri ku muhanda turaririmba akabyumva umuntu uri mu gipangu turaririmba akabyumva freestyle kabisa maji katuba kubite freestyle babanza babyumva agahinda muri nje uretse revindine natsi inkunga amasaha yo gupfa arageze kaho ni mwitegure guhamba ubuzima buhinduka kazi mfite akana gashyushye nk'ipasi urashyushye ngo ukoma agapasi iyi zone dusangira umwanda n'uwo mutanga n'ukuraho ikanga ibyo ndabivuga bakabyanga gusigisoko niyo usambyukira nishi gitotsi nka nigudukima zoza umubyizi nakobotse isuri susase pirize harurisu gupfa na visa nabicwa na nzano higima inzara nzara bisongo nawo meshakore mwindi zindara ni waruka pole nigiti njiza irafa ibyipfuke irariza ingore ngo ninde ndakura keshi ndanyereza pesa nzifura jefe ndatwara umuryango gisebo nta kintu ugira abatunnye umusego pitesti niyo ndwara wabyaye kuba umurici n'utara watwaye cyase by'ubwongo n'imvabiraro kwica ubunebwe n'ivaburago tsapizo keshi ni nyaparato paza niyo byazana ko nigasharama ni wizwa fraud cyangwa ubudod ska shumureta muka wese nigaguye Kenya hide brad kavirana mfite inspiration bro ni wafaji na matekule ibintu babyita amatekule wallahi shout out to producer with beat
shout out turi producer Nano Beat ni abantu turi gukorana mu gimwe turi gukora ibintu bya fresh turi gukora imiziki ityaye ntabwo tugishaka za freestyle z'abapeti bagitangira peta zakakubita igi freestyle bose mu peti ni bike ari kuririmba nyine turi kugira ngo twagure injyana ya hip hop muri rusange niba uri no kuyiga cyangwa ukora ibiki uvuga ati bigenda gutya tubishuru ugomba kugira experience ikindi kintu nanavuga cyo abasani bari kuzamuka babifitemo amadefo ibyo bibona peti bose ibipeti by'ibifu by'ibinyo by'ibindaground biri kugenda byita abami mu njyana man si umwami se umwami ari nde wakwimitse bro abapeti benshi bari nyine waba umwami ari nde wakwimitse bari kunerishaza gusa ikintu ngiye nkunda ngiye ndasenga nkasaba ja navuga ati ja mu bushobozi buke bwanjye mfite mfasha ndebe ko iki kintu cyaneza imbere nkabikora mu buryo bwo kugira ngo tunazamura injyana hip hop mu Rwanda igume iri ku munara bro tuyishyire ku gasongero ariko n'ubundi cyangwa bikunda umuntu arakora kugira ngo agire ikintu ave ku rugero rumwe agere ku rundi kandi twese dukora music kugira ngo igire ahantu tugeza bro rero ntago wakwishimira yuko wakora ikintu kigahera hasi ahubwo abantu bose bari kubona iyi interview bajye kuri YouTube channel babanze barebe Asha Green babanze barebe Wolf Stranger hanyuma ubundi bakomeze badushyigikire bro turebe ko injyana twayizamura kabisa kabisa nibyo bintu nanjye ndi kumva byagira ikintu bitanga kuri ino njyana ya hip hop mfite ingoma nshyashya yitwa Inzozi ya ngoma arayumvishe bro narayumvishe kabisa ni indirimbo nanditse ndirimba nka melody ariko nyine ndumva ko ari iy'umu hip hop ariko ya melody ni ingoma mba ndi kuvuga uburyo rwa rukundo umwana agirana n'umubyeyi kabisa aho ngaho ni fresh ngoma ni the first inzozi zacu tuzishyire hamwe bless no gusangira mama wanjye turasangira mu gahinda amasomo ambwira life nimbimora niga all of us must respect our parents house turimo kwenyine and age niga high no gusangira abaduca intege barimo kutwanika nyine like ni ingoma nyine abantu umuntu ashobora kumva nyine yango mushobora kumva ugiye kuryama ni ingoma nyine irimo message ku muhungu ubundi abahungu na ba mama wabo abahungu na ba mama wabo abari patana rugi abari patana rugi kabisa shume yanjye ashawe none suri muri no minsi uri gupanga ibi ntabwo nanjye ariko ndi mu gushaka gukoraho ya album nshaka kuzasora nko mu kwa kabiri gutyo maho ngaho nashatse kuyisora mu kwa 11 mbona bitari bukunde ariko ndimo ndashaka uburyo nayikora muri iyi minsi ku buryo bizagera mu kwa kabiri gutyo nayitunganyije neza fresh hari indirimbo ziri gusohokaho kuri album watangiye dropping cyaze wallahi nawe regura umukozi umukozi kabisa tugomba kubikora harimo injyana nyinshi zigiye zitandukanye burayi uri umuhanzi ugomba kureba ku njyana zose no gukora itandukaniro nyine urabona rukuntu abantu bagenda bakibika ibintu mu matwi ngo abaraperi ngo n'abantu ngo bakoresha ngo ibi drugs ngo uzumve ngo imirongo yabo ngo ni ibitutsi urabona mfite boro nshyashya na iri kuri iyo album iri kuri ivuga story y'umukobwa wanze umusore nyine bisanzwe za nkundo zo wambaye freestyle siyo boro ashawe ngo yambwiye kasha ku musore wize ufite ibiceri kandi wakoze tize Asha Green kutajya uterura ubuntu ubundi bibazo ufite uzabiterura kubabara ubwo ndababara gusa numvaga ari we mwari ntazigera mbura Revarambaza ngayisha yagiye he nanjye ndamusubiza ngo ese mukure he ubundi umuturanyi w'agahinda ndimo ndashaka hayi zamara gahinda uramukunda se simbizi ninde wamuteye inda simuzi ubuzima bwe tere buri mukaga none urimo uravuga uti simbizi uramukunda se simbizi ninde wamuteye inda simuzi simuzi buri mukaga none ako man ibi bintu ninde wamuteye inda simuzi uri kugira ngo ntago mbizi
nuko bari meze kabisa abasani wungu kabisa ibintu ewana ababebe bari gutera ubuntu bw'ubuda ewana byabaye ibisazi cyaza kiyo nakunze story yo ndirimbo kabisa nyine ndi gutegura album kandi zabiriho ibintu byose abanyarwanda bazakunda nibyo turimo buryo mu kwa kabiri bizagera iri hanze kabisa umuntu wese aje kuri YouTube ashaka Asha Green aje kuri YouTube ashaka Wolf Stranger of course turi gukorana byinshi game changing ubu turi ku gaming change turi ku gaming change mu njyana nshyashya amajira agezweho tuve kuri bya bintu bimaze igihe abanyarwanda bumva bakumva nibazi byari byo hano dufite kabisa itandukanyirizo ni Wolf Stranger imbuga zose wansangaho Wolf Stranger za YouTube za TikTok ahantu hose ndi kumwe n'umushuti wanjye witwa Asha Green nawe aha boro hose kabisa ewana mudusoro Instagram Asha Green TikTok Asha Green hose kabisa bro wabonye ko naje negetse hose cyangwa wagoswe ubuntu bw'ubuyiko ubuntu bw'ubuyiko nuza nikabakire mu baho ubuntu bw'ubuyiko ubundi ntago waba ugomba kuburi kuri kamera kabisa nikabakire mu baho dusoza ikintu navuga cyo hari abaraperi bafite ubunebwe bazimye kandi ngo naba regent tubafite mu mitima ngo naba regent ariko kubikorwa barazimye upcoming ari kugukubita kwita boro kabisa ukavuga ati munigi ikamutera ihahamuka akavuga ati nta nubwo nzasubira muri studio ariko burange naje kureba oya benshi harya wundi worora inkoko yitwa Amaji the brother Amaji niba ari Amaji ndabizi jewe man buriya nyine sinzi worora inkoko ari umujizi ngo ahubwo nucuruza amafirigo niwe cyo muzi ariko yatangiye ariko buriya nese man ubona bimeze bitari iki cyamutegura umuziki wabateye ubwoba uyu munsi turi gukora bagize ubwoba na strategy baraziyo gusaba imifungo bariyirukanye rero ariko njewe buriya iyo mbitekereje ntago twakabaye tubabura mani bara n'abantu badufashe kugira ngo ibintu tubibone tubimenye sibyo bakabaye baza n'abarumuna bacu nabo bakabarebera bakavuga ati hip hop ikorwa gutya ariko ikibazo bafite ubunebwe mani arasohora indiri mu myaka 3 gayibaze mani mu Rwanda ubu naguheza no byo wumve ko turi kujya baze kabisa baze duhanganire muri iki kibuga kugira ngo wumve ko turi kujyana n'igihe ubu ngubu waba uri umusitari waba uri inde ubu ngubu kudakora umuziki ngo abanyarwanda mu Rwanda urabibonye ni ukugusiba kubita yita imwe ngo kajya kuryama ngo ngiye ngo byarakemutse ukamanika akaguru ku kandi sha turagusiba kabisa na akadomo ubuya gahunda ni gutya akabazo udahari nago ubuhari kabazo mu gaseke we ukora niba udahari nago kina advice naha kuri bano ba rapper twita nka ba fada bacu ni ba backing ni game ba backing ni game turabakumbuye bro bakore music ibavuye nka kera wajya kubona ukuntu bakoraga staff gang oya benshi barabuze abantu twabuze use kapiro pare ari mu bikoni man ari abaraperi bakoraga ibintu byiza ariko ugasanga nge message nabaha nibagaruke muri game bongere bagaruke dukore music man kubera ko ubu tugiye kwihangana na muziki twe tugiye kuyikorera bro nje mfite expression mfite ibintu biri kunera courage mfite igihaha ndi kujya stunga basha kuba nakubita na flow y'iminota 2 nahagaze ubwo subwo urambwira ko mani nibagire baze turebe ko twazamura ino njyana n'ubundi nibo twe tujya kuza nibo twarebeyeho dukeneye kuri n'abandi bana baza ntago dushaka abasonnye kabisa muri game bitinya beko babasonnye kabisa sha Wolf Stranger kabisa mwari muri kumwe tubabwira ko uko muri kutubona ariko mwana searchinga amazina yacu mukareba ibikorwa byacu dufite ibikorwa byinshi hanze turakora turabahanzi nyarwanda baba hip hop dufite ama video ama audio hanze twagira umusuri imbuga zacu tubashe guteza uyu muziki nyarwanda imbere kabisa abantu babashe kuwumenya ni Asha Green ushakisha urambona wallahi ski